nkubura kado karame boss ngwino hano yego boss waje naje ureke nshaka kubwira urumva yego mukanya mfite umushitsi uranyuma tukumva neza nta kibazo tegura ibintu byose kandi n'icyo kurya cyo kunywa sibyo utegura ibintu byose igihari imbere nyine nta kibazo n'umushyitsi ariko n'umusangwa sibyo umushyitsi mukanya nabageze aha ngaha kandi icyo bifata neza mu bantu sibyo ndabizi ujye witwara neza sibyo kaguruka nicyo nashaka kubwira hanyuma naza nakomanga ube hafi mukingurira sibyo sava ya oui Sheri ko mazi isaha hanze Halo? Sheri urahageze ku gipangu? Reka mbwire Kadogo aza gukingure nta kibazo, sibyo? Sawa. Kadogo? karame boss wanjye Ngwino ukingure umushyitsi, gira vuba reka guhera inyuma y'igipangu. yego Uziko ntabwo bisanzwe kabisa. Urambwira ibanga wakoresheje n'iki wakoresheje muri none sekunde yabyibushye cyane. uri kunyita Ugomba boss uza neza uri kunyitaho rwose Kadogo rero nawe yaranyobeye. Ngaho ko mukabaga ko ari sibyo? None tuzigiye kwicara nta kibazo. Twese ubwo tugenda uko wamusirika tuzabitanga. ako bana Ariko nawe yego komeza bana turakundana umva niba hari nicyo tuzabura cyanga no mu isi no mu ijuru kizabura nari mukazi ngira ngo urabibona wihanga Ntabwo turakundana pe. kandi nari mbyutse ndavuga nti kame n'icandi nkomeze akazi nako Sheri warushye ariko nubwo uba warushye basi jya umbabarira nk'umwanya kumenya ndaguhereza diyawe ni ukuri jya umwanya pe kandi kamera yagukurira Imana urankunda cyane shase ndagukunda ujye ubimenya ko ngukunda ntabwo ujye ubimenya usanga umpamagara umbwira ngo Sheri nguri he nguri hamwe n'abandi bantu abakiriya buriya tutari kumwe iyo tutari kumwe mba ndi mu kazi nta handi nta kindi kintu ushobora guhugiraho cyangwa kureba iyo nkubonye akazi mba gashyize ku ruhande ni wowe gusa nawe Ndahitse. kuko iyo nkubonye buriya Sheri reka nkubwirize ni ukuri Sheri nanjye niba ari umuntu nkunda ni wowe niba unkunda wenda hano byakora kama kahana kuko merci nubwo ndagukunda cyane ariko rero giye ntago mbyumva ugabanye ngabanye ibiki se ibiryo basi reka nkwicareho numve ko ufite ibiro byinshi biroroshye cyane ako bana ko rero ibiro byinshi cyane byinshi sibyo sinakubwiye ushaka umugore utariye se basi ntago ngiye nzabyiganira kabisa ngiye reka mubwire ngomba kujya unakoramo siporo kugira kondisiyo nyinshi ariko ntabwo ureba ukuntu ungana ntabwo ureba imbaraga afite ntabwo ureba imbaraga afite cyara gutya ya bintu byanjye bitanabyerekana ariko ibikira ngomba kugwamo none uyu munsi basi byose afite banshi nkukumbuye nkushaka Mana kaberekanye mba nkakumva kaberekanye se shaho nyine ntukaze se nyine ko ari neza ariko rero ibere ni iryanyu nta muntu nukuri ni iryacu hamwe n'umugabo ugira ibere ni iryanyu ahubwo twebwe tugira amatuza ariko ubu rero numva nshaka kugukora ahantu hose kakubwire uko mbyifuza ujye uza mu gitondo saa 2 ndavuga ariko muri weekend
Kweshere kabisa reka nkubwire ndishimye ndanezerewe ngira ngo nanize ku mutima utuje kumbonye nanjye nkubonye sibyo none se shirine bakuzanira iki cyo kunywa ikintu nywa urakizi nicyo nkunda urakizi nkuko nkunda basi nzanye icyo ukunda nawe okay nta kibazo kadogo ngwino hano shateguka hano ngwino ubwire neza kabisa ariko noneho wakwicara tukajya hariya nkakusimanira ndabona hari icyo kunywa hariya sibyo si byiza shaka kugira ngo uzimanire ubanze bose naje fata ifunguro sibyo byiza kurushaho ngira ngo wakwicara mwese bose umuhungu wawe wamukuye he ko ndeba ari umwana mwiza cyane uyu muhungu ni umuhungu wanjye nyine ni umuhungu turi kumwe urabibona umfasha akazi ko mu rugo urayibona twandese ko namuzi uyu muhungu ngira ngo amazina ariko kado wamwibwira uyu muntu sibyo jewe nitwa Mike yego niko Mike yego pete chérie pete nyuma bakwana bamuhereza mushiti Keze kamubwiza nukuri aramusoma kujya mu cyumba ariko rero yereka nkubwire ndagukunda cyane cyane ariko ujye ubimenye numbona ujye umbona mu rukundo akaririmbo nkunda iyo nkaririmbye kugira ngo mpita bakazi hari akaririmbo wigeze ndirimbira naje ngukunda gukunda kundo gukunda shara mbenyere ni birebire urumva ngiye ukaririmba urumva najya muri mudu zidasanzwe tugende tujye kurunga sibyo ariko harakandi bitewe nuko mufite inzozi nziza mfite inzozi nziza kuri wowe tereka nkubwiza havuga ngo urumva cyo ngusaba rurema uko ndyamye nge ngoheka umere n'amahoro mu buzima yakomana umukunzi mukumbuye none ndakubonye haguruka tugende haguruka wapfuye yarihuse haguruka ngenda rushya niriwe mu kazi bisewe nuko ndirimbiye nukuri nkukunze inshuro 100 aho shyira aha birenze haguruka ubona mbaga kawe byihoreka tugomba mubwira bizana ibi byose n'amashinda nkubwira yinzanire mu cyumba nta kibazo sheri si byose ndagutwaza kandi hano ujye ukomeza wige no kugenda wa munsi uyu munsi uko tuzaba tugenda turi kumwe se koko mama tuzakundana bimara igihe we mva mubwire uzi ko mfurumva byose warakereka mubwire niba ari abantu nakunze ubu wa mbere nakunze mu buzima ngufungura guheba rahira yego noneho rero bamubwira ahantu nakunze ufite inzu nziza ahantu byambaho wagira ngo ni mu rugo iyi nzu rero ureba yose urayibona iyanjye yewe amafaranga menshi niyanjye ngiye ku giti cyanjye yesu we rero ntabwo komana turakoze karibu sheri karibu rwose ni mu cyumba cyagira ngo ni ikibazo bana yanjye ni heza cyane umva ahabona karibu kabisa wicare ugubwe neza kabisa nta kibazo twicara aha ngaha bari aha ngaha twicara se ko watinye kwicara icara nta kibazo ariko sheri we none se amakuru ngisawa neza ntabwo nambaye neza wabonye mbaga keko se mbaga reka nze ngatware hariya ko meza gahiga none se amakuru meza ni ukuri cyane asa meza ko none se ni uzi ko wantunguye uzi ko nari nzi ko ndi bukore surprise kahise
urantungura numva rwose nanjye ntabwo ko mwamikazi kabisa njye nishimye kongera kukubona numvaga iminsi ibaye myinshi kuko ugiye ku bwanjye igihe icyumweru mba numva bibaye ukwezi nkakubona ukwezi naguma numva ari umwaka niyo mpamvu iyo nkubonye numva ibyishimo binsaza reka nkubwire mbaroho yanjye nje numva gukumbuye cyane ariko cyane aha numvaga ndi bubureroho karere nkubwire gira icyo ukora rero urambonye yaba surprise ushobora sinzi ikintu wankorera muri akanya mvuye kurenda naniwe ngiye kujya muri douche okay sawa ujya muri douche nta kibazo uryame fata isume ujye muri douche ngira ngo ariko wangaye nagugaye bivuze ko ndi munini cyane none se ubu koko tuvugishije uko wamera kose sinzigira nkwanga ahubwo ukorana umwete genda ujye muri douche nta kibazo sibyo yego haguruka ari nakaryamye se ko ntegereje wowe Imana ntabwo abona wambaye isaha isaha yo kuryama irageze nawe wambaye isaha kuko mbere tugeze usanga ugishije ukuri ntabwo amasaha